kwa kuno umwana yisanzura mu muryango ugakora utunutu araduhezwa arahezwa neza burundu sinshaka ko ari ikintu kiragenda kimwongera gukoraho noneho tugura umuti ino miti nyine gica buriya bunyamaswa buto imibu biki binyenzi ibintu nk'ibyo ariko wabaga mu rugo ibaze kubigerageza inshuro 3 zose awutoba kugira ngo awunywe inshuro nyinshi yararagarira akirirwa arira akarararira ni inshuro nyinshi namubujije agapakira igikapu cye cyageze ubwo kiranacika guhora apakira agapakurura mu kugenda yajyanye icyange ntabwo umwana ari mu rugo nta nubwo yanahaza yarandahiye umudamu yarandahiye ati simushaka mu rugo rwanjye. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Suje cyane rero wakunda n'abakurikira ibiganiro byacu eka nezezwe cyane n'abantu babana natwe n'ubungubu bakaba dukurikiye hari ukuntu bana natwe ariko wagafata n'umwanya ukaduha ibitekerezo ukadusangiza nama ibintu bigira umumaro societe ngari nyarwanda ndetse n'abandi bantu bose bakurikira ibiganiro byacu batari abanyarwanda aho bari mu mpande zose zisi uko tugera ahantu hose mu buryo bwose bushoboka. Uyu mubona kuri kamera yitwa Kanani Emmanuel n'umugabo abantu bakunze kubona mu biganiro bitandukanye ariko by'umwihariko mu kiganiro cy'ubushize ngo yari n'amarira menshi cyane n'agahinda abantu bashobora kubyibuka cyane bituruka ku ibura ry'uyu mwana we w'umukobwa bari kumwe ubushize tuganira n'uyu mwana w'umukobwa yatubwira ubuzima bwe n'ubuhamya bwe ngira ngo ibintu byinshi cyane mwarabyumvishe rero ni inshuro rero nishifuze kugira ngo nganire na papa w'umubyara ku bibazo bitandukanye yaragiye agaragaza ndetse n'ibitekerezo abantu bagiye batanga bitandukanye byayo byiza n'ibibi kubera ko nubwo yarababaye ntabwo abantu bose babarana n'ababaye arimo nabishima kuko babaye niko isi imeze iyi si ntabwo ari feya. Kanani Emmanuel amahoro y'Imana bane namwe pasi na amahoro y'Imana muhorane kutishimye kandi oya ngubu nshaka nasubiza umutima mu nda urumva ko mpise nzana imbaduko imbaraga n'imbaduko sasa rero turishimye cyane kuba twongeye guhura nawe Queen Oriyo cya Ndi Burungi ngobwira papa ngo ndagukunda mu kiganiro sasa bivugaga wenyine se bimubwire muri kumwe cyangwa byari bya bindi byuko atakurebaga aya ndabukunda cyane iki kandi waramusize waragiye umusezeye ubwo urumva umukunda aya niyangana ni kwisimeze yego rero nuko ikiganiro cyacu cy'umunsi tugiye kugikora rero nifuje kugira byishire ngaro n'umupapa nyuma yuko uyu mwana yari yabuze mu gihe cyakigiye kugira ku byumweru 2 bataramenya aho ari ariko Imana yitarenganya irongebuje umwana nase nubwo bitoroshye ariko ibyo ari byo byose icy'ingenzi nuko umwana hari kandi akaba yishimye kongera gurana papa we so bansuza abantu badukurikiye papa Queen pasi urakoze ndagushimiye cyane kwanza ni wowe banje gushimira kuba umuye umwanya mwiza wo kugira ngo nongere ngaragaze amarangamutima no gushimira abantu ndabashuhuje wababwiye amazina yanjye ngarutse hano kubashimira burya biba byiza no mu kinyarwanda usibye ko yewe wenda ntaje muri urwo rwego ubundi iyo umuntu yakugabiye uranamwitura. Nyuma y'ikiganiro nakoze nabuze uyu mwana wanjye nkunda cyane nk'umubyeyi wese ntekereza ko icyo mvuze ntabwo ari ikintu gihambaye umubyeyi wese akunda umwana we cyane. Nje kubashimira rero yuko hari ingabo mu bitugu banteye mu buryo bushoboka mpereye aho ngaho abantu bose bampamagaye bakampumuriza abantu banyandikiye bakampumuriza n'ibitekerezo bashyize muri komenti nagize amahirwe yo kubasha kuguma gukurikirana kuko ntabwo nari naje hano nje kwifotoza ntekereza ko umuntu ashaka kwifotoza yabikorera n'ahandi naje hano mbabaye naje hano mfite amarira hari no wanditse umuvandimwe sinzi nimba ari umugabo nimba cyangwa ari umugore aravuga ngo abagabo bubu namwe murarira buriya mu by'ukuri utavuga batarabona kurira ntekereza ko umuntu wese ufite umutima kandi akaba yumva yararemwe n'Imana amarira ashobora kuza ntunamenya uko aje burya amarira nta muntu ugiye hamagara ngo uyihangemo uzayihange murebe ko bikunda nararize ariko icyandizaga nuko nari ndiho ntekereza ku mwana wanjye message nari maze kubona
kandi nkabona ko abana benshi n'ubundi biyahura nta nubwo ari n'umwihariko wo kuba ari giye ubizi, buri wese arabizi muri iyi si niko bimera. Yego, aho rero ndabashimiye abantu b'Impanuro TV. Impanuro nyine ni impanuro, buriya nicyo narinje kwaka. Hari abavuga ngo iyo umuntu ngo yagiye mu itangazamakuru ngo abashyize ibye ku karubanda. Ubundi se ku karubanda siyo tuba? Tuba ku isi, tuba ku isi, aho tugenda ni ku isi, ibyo dukora. None se ubu Impanuro TV nimba iriho izavugisha inyoni zo mu kirere, izavugisha abantu. Buriya kwa muganga hari serivisi hari serivisi umuntu ufite ibibazo by'ihungabana hajyamo bakamufasha, bakamuganiriza, ubuzima bukongera bugasubira ku murongo. Rero ngewe nimba nari mbabaye, nta handi numvaga nagombaga kuruhukira. Ababifashe nabi ku ruhande rumwe, ubwo niko babyumva, ntabwo nabarenganya. Abanyakiriye, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu magambo make. Reka twinjire rero mu kiganiro cyacu. Ngire ngo kwino ubushize twaraganiriye cyane, ngire ngo ikiganiro uragikurikiye cyose byanga byemera. Hari ibintu byinshi cyane wumvishemo yenda utaruzi, harimo n'ibyo wumvishe waruzi ariko bikagutungura yenda bitewe nuko wabyumvishe. Ubundi yenda ikintu mu kiganiro twaganiye na Kuri kirekire cyane, ngire ngo uwabashije kucyumvaho wese ntabwo cyari ikiganiro kigufiya cyane, ariko kirimo akababaro n'agahinda kenshi cyane. Umuntu yagize byinshi cyane yibaza ku byo twaganiriye ubushize. Ubundi amateka y'umwana Queen byatumye aruha, bikagera nubwo ajya kwibaza ababyeyi nabwo ntibaboye ibisubizo, akagira gute na n'uyu munsi akiruha. Bimeze bite? Nkuba kubajije ngo wambyariraga iki, wamusubiza iki? Nta gisubizo mfite, nta nicyo nanabona. Yego, kuko nicyo navuze mbere ya byose. Mbanze mbwire mudamu wanjye akurikirana Impanuro TV rwose, kandi ikiza gihari nanjye sinjya amenya guhisha. Nageze mu rugo kijya gihe nkora ikiganiro bwa mbere cyo kugira ngo ndebe ko nabona uyu mwana. Arambaza ati se, ngiye naramubwiye sorry, niyo wambajije ati ese umwana wawe wamubonye ma? Gutyo ndamusubiza nti ntawe nabonye, n'ubu ngubu mvuye mu itangazamakuru kumushakirayo. Ararucararumira. Rero umwana kubajije ngo wambyariye iki, ntekereza ko wakubitwa n'inkuba nyine ukumirwa, ukavuga uti noneho ibintu bimbayeho ni igitangaza. Gusa ikintu kimwe Pasi, uyu mwana ndamukunda, kandi impamvu mukunda nayisobanuye. Burya nuko nyine namubyaye, kandi uyu nguyu buriya urabizi neza, iyo ugiye gushaka umugore ufata umwanya wo kumubenguka, ukamurambagiza, mukemeranwa ko mugomba kubana. Ibyo birashoboka, ariko iyo ugiye kubyara umwana ntabwo ubimuteguza. Niyo mpamvu akubajije ngo wambyariye iki, nta gisubizo wabona. Hari ibintu rero yagiye avuga by'ibyo yibazaga muri bwa buzima busharire yanyuzemwo. Mu by'ukuri ntekereza ko navugamwo bike, wenda sa nusobanura gato. Hari abantu batekereje turiya mubyeyi koko nawe ashobora kuba ari gito. Urakoze cyane, ikinyarwanda cyumvikana. Ngewe ntabwo ndi gito, kandi na bugingo n'ubiyo inzira zose yakubwiye naciyemo. Buriya nyine umwana yari ari hariya mu kababaro ababazwa, ariko nanjye ndi kubabara nshaka ukuntu natuma yishima. Hariya mu Bugande yarari, ndagira ngo nkubwize ukuri, hakozwe operasiyo ikomeye no kugira ngo uhamagare mu Bugande. Byari bikomeye no kugira ngo umuhuze n'umuntu, babikore mu buryo bw'ibanga rikomeye. Wohereza amafaranga, bikorwe mu buryo bw'ibanga rikomeye. Agera ubwo amuzana umwana, agere ku mupaka. Bandiye ikintu cyitwa amafaranga, byose narabivuze, nawe yabigarutseho, ariko kwari kugira ngo nyine mbone ko yakishima. Sibyo kumva umwana. Twebwe mu Rwanda tugira amahirwe kuba dufite ubuyobozi bwashyize umwana imbere. Kumva umwana w'imyaka 16 agiye kurongorwa, sibyo? Ukumva wawe wabyaye, mu by'ukuri ntekereza ko nta mubyeyi n'umwe ushobora kubyishimira.
nabikoze mu buryo bw'ibanga rikomeye kandi n'ubundi nk'uko nabivuze nari mfite intege nke z'amafaranga ariko batangiye kunca amafaranga naravuze nti ndapfuye. Hari ahantu nageze turi kuvugana kuri telefone banyatse amafaranga numva birangiye nta n'umuntu nteze kuyaka. Ndamubwira ntubwo rugomba gusubirayo. Umwana ati ntugomba gusubirayo. Yakubise amarira avugira kuri telefone arira ati ntabwo nsubirayo. Ndabyibuka nari ndi mu mujyi wa Muhanga nahindutse iyo uza nko kuhatunguka ufite nk'iyi kamera wari kuvuga uti mbonye umugabo noneho umwe kera bajyaga bita umusazi uri gusara ku manywa y'ihango. Bantesheje umutwe ngera ubwo noneho kuvuga ikigandegewe ntabyo narinzi, ikinyarwanda ntabyo narinzi. Kubwa amahirwe nagiye kumva numva ancometse umuntu uzi ikinyarwanda, turaganira atohereza amafaranga. Uriya mwavuganaga hari undi wahise ubyumva yabyitambitsemo barakorana ohereza amafaranga. Mu by'ukuri muvandimwe umutwe warashyushye, iriya nzara yakubwiraga uko yarababaye narababaye pasi narababaye. Ndavuga nti kiriya gihugu ndacyumva sindakigeramo nta nubwo nge nzanakigeramo kuko nta muntu n'uyu nzi wigeze ugirira amahoro mu Bugande. Bajyayo bakagaruka. Hari n'abastari benshi hano mujya mubona agenda mu Bugande ngo yagiyeyo yaragarutse. Yagarukanye iki? Hari abapfiriyeyo benshi ndabazi. Noneho ubu uyu munsi urabona ko hari naho noneho basigaye banavuga ngo njya numva abantu ngo bagiye ngo mu Bugande. Hari umugabo w'umuhanzi waririmbye asobanura ukuntu ngo bajyaga bamubwira ngo i Bugande habibi. Burya nta gihugu kiruta igihugu cyawe. Rero hari ahantu umwana yageze uko icyangombwa bagiciye warabyumvise. Yageze mu Rwanda, shimira abakozi bacu hariya kuri boda bo barampamagaye bura ntago yabikubwiye. Nyine hari amakuru atamenyaga. Barampamagaye barambaza ariko nabivuze mu kiganiro natambukije ndiho mushaka. Ndavuga nti uwo mwana n'uwanjye yitwa gutya atubari henda bisobanura ko ari kuva mu Buganda aho nyina yari yaramujyanye. Ibyo byose nabisobanuraga kugira ngo umwana wanjye aze agira ibyishimo. Ndacyari kuri cya kintu warumbajije ngo akubajije ko wambyariraga iki wasubiza iki. Hari n'ahandi hantu umwana yavuze ati hari hashize umwaka papa ataza mu rugo. Ajya gushaka undi. Ariko reka nkubwire umwana nyine ni umwana nshuti yanjye ntago namurenganya. Haciyemo intambara ikomeye, abantu barahwihwiswa, abantu barahwihwisa ngo ashatse umuntu wo mu muryango bavuka nego. Uriya mudamu yakubwiraga ngo ubundi ni nyirakuru w'uyu uriya twajyanye Nyagatare. Nyirakuru ntabwo ari tante, ni nyirakuru akaba na tante byo. Nyirakuru ubwo no kuvuga ngo niwe nyina wabo uyu. Sibyo? Niho utinyira rero. Tujyana mu Bugande nari tujyana hariya Nyagatare. Twaje dutongana mu modoka amushaka. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri. Ubu ngubu nta bintu byo kurya umunwa kuko hari ibintu nyine utekereza ukumva umutwe washyushye, wanatekereza n'ubuzima bw'umwana. Nta wundi muntu n'uyu kuri iyi si ushobora kubyereka usibye icyakora mu buzima mu muco. Iyo ugize ibibazo umuntu aragutabara. Niyo mpamvu shimira abantu bo ku mpanuro, ariko niwe muntu wanatumye uyu mwana ahura n'ibibazo. Simvuze ngo ni 100%, ariko burya iyo ugiriye umuntu inama ukamugira inama mbi ngo nagende yibe akiba agafatwa agafungwa uba wabaye nyirabayazana. Ni umwe mu bantu bamugiriye inama yo kujya gushaka undi mugabo. Ayigire mama wuyu. Sibyo? Kandi noneho bigakubitana ko ngewe kandi ubwo waje Kigali guhiga uko ni ubundi ngewe pasi ubushize narabisobanuye. Ngewe nagiyeyo ngiye kwisurira umukecuru. Kugerayo rero naranahatinze kuko twatoye itegeko nshinga rya 2003 yego ariho ndi. Noneho ubwo navuyeyo niyizira mu mujyi nk'ibisanzwe urumva nge nari umushyitsi, nibwo naje kumenya ko yanasamye. Sibyo?
yego ziriya nzira zose umwana yavugaga z'ukuntu yagiye kwa muganga mukuru wanjye akamukurikirana yakoraga muri hopitali i Nyanza mu majyepfo akamukurikirana akamuvuza byose muri iyo minsi nibwo nanjye natangiye kumenya ko umuntu afite inda kandi nakoze ibishoboka byose nakoze ibyo nagombaga gukora nk'umugabo kugera ubwo rero umwana ajyanwe mu Bugande yagiye ari muto kuko mu Bugande baragiye bakubita imyaka ndumva ari imyaka 10-11 icyo gihe mbere yuko umwana azaje vuba cyane muri covid. Mu by'ukuri ntabwo ubuzima bw'uyu mwana hari ushobora kuvuga ngo hari ibyo nirengagije nk'inshingano z'umubyeyi ntazo pe ntazo. hari umubyeyi umwe wigeze watanga ubuhamya yongere nihanganisha abantu babuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi avuga ati giye umwana wanjye naburaga icyo muha nkegeranya amabuye kwaraza guhinduka ubugari. Pasi uburiho umuremama agatima umwana wanjye nagiye mbura icyo muha bira byose yavugaga byo kwiga niki atari uko ntakeneye ko yiga. Biriya byose yavugaga ati narababaye yagiye yoroshya kuko yaravugaga ati ningira aho ndasa cyane mama azabireba nabi. None subu yigeze akubwira ukuntu umwana yahejwe kwa kuntu umwana yisanzura mu muryango ugakora utunutu arahezwa neza burundu. Sinshaka ko ari ikintu kirongera kimwongera gukoraho. Ubwo buzima bwose bwatumye umwana afata icyemezo gikomeye. Imana imbabarire nizere ko Uwiteka azamugenderera sheri kwiyahura n'ibibi sibyo kwiyahura n'icyaha. Wari ubizi? Wari uzi ko iyo umuntu yiyahuye akiyahura wari uzi ko atajya mu ijuru? yarihaniye nawe. Wari ubizi ko ni wavuze Imana kandi ndabizi ko ukunda gusenga ukunda Imana mu buryo bwose bushoboka ndakuzura umwana mwiza. Wari uzi ko iyo umuntu yiyahuye umuntu wese wiyahuye urubanza baruciye babirangiye nta juru yazabona. Ibyo ngibyo ni mutari ubizi ubimenye. Buriya yavuze amabanga Pasi ntigeze menya. Hari ukuntu ishishi zaduteraga ukasanga nyine ishishi zinje wibeshyaga wenda uriho uraryo ukagira nk'akantu gatuta hasi ntiwamenyaga aho zaturutse. Noneho tugura umuti ino miti nyine gica buriya bunyamaswa buto imibu biki binyenzi ibintu nk'ibyo. Ariko wabaga mu rugo ibaze kubigerageza inshuro 3 zose awutoba kugira ngo awunywe. Mu by'ukuri ntabwo uyu mwana ari umuntu ufunze mu mutwe ufite ubwenge buke. Inshuro nyinshi yararagarira akirirwa arira akarararira n'inshuro nyinshi namubujije agapakira igikapu kugira ubwo igikapu cye cyageze ubwo kiranacika guhora apakira agapakurura. Mu kugenda yajyanye icyange yafashe icyange apakiramo utuntu twe aragenda. Rero mu by'ukuri Pasi ariko niba mukuye umutima ujya kumuzana muva Nyagatare yego waramubwire muri mu modoka ati mwana wanjye aho tugiye ntago byoroshye kubera ko umukenyezi wanjye reka nkubwire ntago bizapfa reka nkubwire buriya umwana hari ukuntu wicara ukamuganiriza kandi utagendereye kumusenya kuko uyu mwana ni nararibonye yari yabonye ubuzima bwinshi yari yarageze ubwo noneho bamukarishya mu mutwe ngo naze ngo bamugire umugore. Urumva yari wa mwana uri ku rwego rwo kubutamuhisha ibintu ariko nanone utamwerurira akari murori. Rero twaraganiriye muha detaye z'ubuzima sibyo ndamubwira nti dore mu rugo mbaho gutya nta kazi tubayeho gutya turi iwacu dufite urugo muha detaye z'ubuzima ariko mu buryo bworoheje. Ndamubwira nti rero mama wawe kuko niko amwita reka nongere mbivuge mama wawe nugire tuntu mupfubirana ntuzabifate nabi. Umwana yakoze ikosa
aracyahwa. Umwana iyo bamubwiye ngo anyure hano aba agomba kuhanyura. Uzabyubahe, ikizaba ubona kitagenda neza uzaza unyongore ariko ntuzakimwereke. Nako byari bimeze. Yaramwubahaga bishoboka. N'ubushize ntabwo yababwiye ukuntu yamuhagaritse guteka akabyubaha nabyo. Byamukomerekeje ko ngo aramubwiye ngo ntagare guteka ngo ateke. Yego, arabyubaha. Sibyo? Ni ukuvuga ngo kibe kibi kibe cyiza yaramwubahaga. Sibyo? Yaramwubahaga kuri buri kimwe. Rero kugeza ubu ngubu ikibazo gihari ntabwo umwana ari mu rugo, nta nubwo yanahaza. Yarandahiye umwana cyangwa umudamu yarandahiye ati simushaka mu rugo rwanjye. Kubera iki atamushaka? Nyine no kuvuga ngo buriya iyo umuntu yamaze kukwanga biba biri mu mutima we. Ninjya gusobanura naba ngiye mu mutima we nyirizina, kandi ntabwo menye ikintu gishobora gutuma wanga umuntu ukagira ubwo uvuga uti singushaka iwanjye. Nase ubundi byaje guhindurwa n'iki ko wumva byatangiye n'ubundi anakora ibishoboka byose amuha na transport umujyana ku ishuri? Umwana yarabyivugiye cyane yarabyivugiye, ariko ngewe nari nsanganwe ibibazo byanjye, ntabwo ibibazo by'ubuzima bw'umuntu uri ku giti cye. Nari nsanzwe nifitiye ibibazo byanjye, nimba ari byo wenda yaba yaruririyeho akavuga ati kuba se ntacyo mfasha, kuba se nta kintu yinjiza hano, kuba se nta kintu na kimwe ushobora kumusaba, ndumva no kumukore. Reka nkubwire, hari ikintu kimwe kigeze kuba. Arambwira ati iyo nanze umuntu mwangana n'ibye. Iyo yanze umuntu amwangana n'ibye. Ntabwo nibuka ikintu n'ubundi twapfuye mu rugo. Hari abana babiri, umwe amubereye nyirasenge, narabikubwiye, tante we. Noneho aravuga ati kuva uyu munsi nta kintu uzongera gukora mu rugo, nta kintu uzongera kwinjiza muri runo rugo. Ndamubaza nti none se shimye ko wenda ngewe ubabazwa nuko ntafite akazi, ukabona nyine ntacyo nkora, nutabikora abana tubana bazabaho gute? Ese ambwira ngo umwari ntafite se, Delphine ntafite se, Queen ntafite se na nyina. Ati n'amahire Queen ari ku ishuri, ati nazajyaza ubwo azamenywa na se amenywe na nyina. Yahise afata umwana Delphine amujyana iwabo. Sibyo? Amujyanye iwabo afata icyemezo cyo kutagira icyo akora nk'uko yabivuze koko. Uyu nguyu abonye Delphine yagiye, yinjiye ku mugoroba, nyirasenge wa Delphine nyina atashye, nibwo namubaje ntese umwana ari Delphine ko namubuze nta makuru ye. Arambwira ati Delphine namushaka iki? Namujyanye iwabo. Nahamagaye iwabo, barambwira ati je nabonye umwana aza, sinigeze menya uko byagenze, nta kintu namubajishe. Uyu rero yaritaye mu gutwi. Reka nkubwire, uza amarira yarayarira. Noneho ngewe mbura umutima, kuko wajyaga kumva umwana. Ngeraho ndinjira njya mu cyumba. Ngiyemo sanga umwana ari kurira amarira aragera. Byagenze gute? Ndamubwira nti umwari wabaye iki? Abanza no guceceka. Ndapfukama ku gitanda ndavuga nti mwana wanjye niki kiri kukuriza? Namarira menshi. Arambwira ati papa ko nta kintu nkorera mama kibi, kuki yantandukanyije na Delphine? Ubwo nagiye kwigisha no kwinginga, umwana arongera aratuza. Nagize amahirwe, hari musaza we yahise aza kunsura muri iyo weekend n'umudamu we. Baje kunsura babaye nk'abagomoroye, urwo rugomero rwari rufunze. Umunsi yarabakiriye, natwe tuboneraho. Ku munsi ukurikiyeho wa mwana ahise agaruka mu rugo. Rero njye naramubaje nti ese kuki nimba mfite ikibazo umwara afite ikihe kibazo? Aransubiza ngo iyo nanze umuntu mwangana n'ibye.
ko nawe atagukunda. bishatse kuvuga ngo nimba atankunda ntabwo yazamukunda. Ko niko kuri. Mu by'ukuri rwose n'abantu bankurikiye ku Mpanuro TV munyumve neza. Ngewe ndiho ndavuga n'umunwa wanjye. Muzi ko umuntu akizwa n'umunwa we cyangwa akazira umunwa we. Ntabwo ndi umuntu wanga umuntu kugeza ubwo shobora kumva ntacyo nakora kandi ngishoboye. Sinagize ubushobozi mu rugo rwanjye ngo mbure kubutanga. Ntibibaho. Ni n'amakosa no mu buzima bunasanzwe ni n'amakosa. Kuko hari umuryango uba warashyize ku isi kandi dutegetswe kuwufasha byanga bikunda, nubwo n'abantu batanadusetse n'ijuru ryatunenga n'ijuru ryatugaya. Kuko ntabwo wabyara umwana nk'uyu nguyu ngo unezezwe no kubona yandagaye, unezezwe no kubona ari mu muhanda ahantu ashobora gufata ibintu bidafite agaciro. Ubona abandi bana bava ku ishuri bishimye, ejo bundi uzajya kubona ubone barakora graduation bameze neza, uwawe yarabaye iciro ry'umugani ku musozi. Ntabwo byashoboka. Rero mu by'ukuri ngewe naje gushimira abantu cyane cyane bambaye hafi kugira ngo bampumurize uwo mwana abashe kuboneka. Gusa ubuzima ni rwa rugendo ntazi ngo rurarangira gute. Dusubira inyuma gato. Umwana yenda duherukana tuvuga kugenda rye, ariko igaruka rye ntabwo twazi ngo byagenze gute, kuko yenda ibyo yatubwiye aho yagiye asanga umwana. Ubundi mu buryo bwo kugira ngo mubone byagenze gute. Mu by'ukuri ya makuru n'ubundi ngewe nashakishaga nkanyura no ku Mpanuro TV, nakomeje no gutekereza ngo ese ninde ugendana n'umwana wanjye, ni hehe nabariza amakuru. Ku ishuri rero aho yigaga burya nta muntu utagira uwo bakundana. Yagendanaga yiriranwaga n'abandi bakobwa kandi bariranwaga. Nagerageje gushaka telefone z'abantu bagiranaga communication. Umuntu nanyuzeho atuye hara mu cyaha hafi ampa nimero y'uwo mukobwa bari kumwe. Ayimpaye ndamuhamagara, muhamagaye umva aranyitabye. Ndamubaza nti umwana witwa gutya uramuzi? Ati ndamuzi. Ntawe se uheruka? Hambwa atari hano. Muri hese? Ati turi ku Ruyenzi iriya za hejuru, ugeze Ruyenzi ukazamuka hari abantu bita ngo ni Mukama hejuru za hari umuhanda witaka munini hari hejuru bahita ngo iki ko mpibagiwe. Iyo ugeze Ruyenzi iyo ugeze ku Ruyenzi nk'igihe wakinjiye wikora kuri station hari umuhanda mu kaboko k'iburyo uzamuka aho ngaho bahita ngo ni kuki ko mpanciye mura. Ari uriya muhanda barimo barakora uzamuka. Umuhanda rwose usa naho ushashe hejuru aho ngaho niho yambwiye iwabo. Aravuga ati turi kumwe ntimume. Aramumpa turavugana. Numva nyine umwana cyafite intimba, ndamugana umwari mwana wanjye, ese kuki biriya wabikoze, kuki wagiye si nkubone, byagenze bite, kuki? Ambwa ati papa, ati kuzi ko nababaye na n'ubu nkibabara, kubaho ntibindutira gupfa, kuba ndi hano naje guteza ikindi kibazo kandi numvaga gupfa ari byo byandutira kubaho. Ati rero ngiye nashakaga ndohoke mu mutwe mfata icyemezo cyo kubaho nabi ariko nkabahwe cyangwa gupfa. Ndamubwira ntumva rero aka kanya ngwino, ngwino fata moto shimire umuntu wanyohereje amafaranga 2,000. Imana imuha umugisha, ntago nibuka izina rye kandi byaturutse ku Mpanuro TV. Ibyo 2,000 nibyo byazanye uyu mwana. Biramuzana, bimuzanye nahise negera umuntu ndamubwira nti maze igihe narabuze uyu mwana none ndamubonye. Kandi mu gutanga itangazo ku Mpanuro TV navuyeyo ngeze mu rugo madamu ankurira
inzira ku murima nkuri inzira ku murima arambwira ati rero nkubwize ukuri ibintu ni bibiri yaboneka yagira gute ntazangarukire mu rugo kandi ntabwo ngewe numva shaka kujya guhangana n'umuntu wenda ngo ugire gutya ubone wenda azanye n'iki nibuye cyangwa azanye n'iki numva ntabishaka uramfasha iki arambwira ati se muvandimwe ndagufasha iki mu rugo mfite umwana w'umuhungu unkorera ngira icyumba kimwe mbamwo n'umudamu wanjye nuko iwanjye hameze arara muri saro arambwira ati nyorohera gato ahamagara umuntu aramubwira ati mfite ikibazo kandi usanzwe n'umuntu wanjye ndwanaho yamuhaye amafaranga 10,000 bitashakira umwana icyumba bamo hano hirya cyo kugira ngo aruhukiremo iyo minsi kuko ni 5 aruhukiremo nkomeze gutekereza icyo nakora kugeza ubu ndacyazunguza ubwonko ntabwo nzi ubu sinzi ngo byagenda gute none nkavuga se nimujyana mu rugo harakurikiraho iki umutima wanjye ugakomeza kwibaza uko byagenda ubu ndacyari mu rungabangabo nta kandi buriya karayigeza yakubwira sorry yavuze kuri se wabo uriya w'umuganga hari aho yageze arakubwira ati akazi karahagaze niwe muntu nashoboraga kwiyambaza ariko ubu umuntu nawe udafite akazi afite umuryango nta hantu na hamwe numva ashobora kwerekeza umwana wanjye ariko kandi sinibaza ahantu numva nyine pasi sinzi vraiment ntabwo nzi hari ibintu umuntu atekereza nyine akabiburira igisubizo ndikuvuga ngo uyu munsi wa none n'umundi mu rugo ntahari imibereho yo urumva nayo iragoye cyane nawe byawe ntabwo byoroshye cyane uri kubona iraza kubaho biroroshye uyu munsi bimeze bite meze neza ariko ntabwo ari cyane gusa nyine ndishimye kuba nongeye guhura na papa nubwo nyine namubabaje ariko ambabarire ntabwo nzongera enda papa turi aha ngaha ku ruhande rwawe nubwo ati sinzi icyo ngomba gukora ariko ejo hazaza h'umwana hari mu biganza bya papa biraza kugenda gute pasi ikibazo kimeze nka kimwe wambajije kandi nk'uko nabivuze uko biri kose ni muzima kandi nanjye ndi muzima ndiho ndahumeka ibisigaye byose biri mu biganza by'Imana ngo yakaremye n'ikamena nimba Imana ibona ko umwana agomba kubaho akiga akagira bwa burenganzira umwana wese akwiriye kugira Imana izabikora niyihindura ibyananiranye guhinduka kandi niyo itanga umugisha aho amapfa yateye ntekereza ko ntago bikorwa n'umuntu twebwe nubwo twaba dufite imbaraga izacu zirarangira ko iz'Imana ntago zihangarwa nta bundi buryo na bumwe nishingikirijeho usibye Imana yonyine ibyifuzo ufite n'ibihenda parinda ushize avuga ati imibereho ni hatari mukandara gucikiye mu kiganiro inkweto zo nazo usanga zararobotse munsi kubera ukoze hasi unyibutse ibuye buriya rero hari abantu bafite umutima utamenya nyine ukuremye uko biri kose ni umutima mwiza ni umutima mwiza kuko umuntu ushobora guhita guhamagara ako kanya ikiganiro kikibona akakubwira ati ntitaye ku byo wenda ntarebye mu kiganiro nyirizina nimero yawe iri muri mobile money ntiyego
ese anyohereza amafaranga ubu niwo nambaye tari nguyu niwo nambaye nanjye urumva ntabwo umuntu yaguha ikintu kizima wari ukeneye ngo ejo nanone nk'ubu se umbaje uti wa mukandara wari wambaye turagira ngo wongere uwereke abantu si urugero kandi yarayampaye akongera akabona wenda ikiganiro nabamukojeje isoni nabamuciye intege amaboko ye nimba yarayarambuye kuki ntakerekana ko Uwiteka akwiriye kuyongerera akayaha umugisha ubu ngubu ubwo buriya buzima nari ndimwo nta cyahindutse none se nimba uyu munsi nta kintu nkora nimba uyu munsi ngewe narabwiye abantu ko nizi ibintu bijyanye no gufata amashusho no gukora editing yabyo nta gikoresho ngira nta studio ndimo ngo ndayikorera cyangwa televiziyo cyangwa radio ngo ntunganye iki urambwira ko naba nyine ndiho gute nibiraka nabwo ubona rimwe mu kwezi nukuvuga ngo iyi kiraka kibonetse umuntu arampamagara ati ngwino umfashe yampaye ibyo bihumbi 10 shimira Imana urumva mbangiza amahirwe ariko mu by'ukuri nkora nifuza ko igihe cyose Uwiteka yampa umugisha wo kugira ngo bashe gufasha abana banjye bashe kubona umwari yishimye yiga nk'abandi bana aracyari muto nabonye inkuru y'umugabo banza ari hariya hano za Nduba umurenge wa Nduba imyaka 35 yigana n'abana muri primaire yego bivuze ngo uyu nguyu afite imyaka 17 urumva ni umwana kwiga mu by'ukuri aracyafite amahirwe kandi usibye n'umwana gusa umuntu wese kuba yagira ubumenyi ntago birindira imyaka ngize amahirwe rero umwana wanjye nkabona uburyo bwo kubaho kandi agatuza kuko urumva afite ihungabana rikomeye cyane ry'ubuzima yaciyemo hari ibintu yavuze ntekereje uko yabimbwiye numva nta nubwo ntago byari ntabwo ngewe nari ndiho mbyumva ku rwego nk'urwo nabyumvise hano ku mpanuro uburyo yabivuzemo byahise bintera ubwoba kurenza uko nibwo nabyumvise neza burya nafashe hari igihe rero iki kintu wenda mbonereho mbwira abantu badukurikiye hari igihe umwana akubwira nk'inkuru y'ubuzima ariko kuko ari uwawe ntuhite unanabyumva ko buriya narabyumvise noneho mbasha kumva bya bintu yambwiye nibwo nabyumvise burya ngo biryoha kuko bisubiwemo narabyumvise ndababara ngewe nararize numva umutwe urandiye ariko ndamwizeza ko Uwiteka ari kumwe nawe kandi igihe cyose ntabwo nzigera na rimwe bura kukuba hafi nzi ko nawe uri umwana mwiza nubwo hari ababona ko ntacyo umaze hari amagambo amwe n'amwe nagiye mbwirwa aremereye burya hari ibintu ushobora kubwira umwana na none ukaba umwishe mu bundi buryo ariko uburyo bwose afatwamwo nzi neza ko hari benshi bagiye bava ahantu hakomeye akava mu bantu bapfuye uyu munsi akaba ashima Imana avuga ati mfite igihugu mfite Imana nubwo rero njye mbabaye mfite abantu b'impanuro kuba ndi ku mpanuro njye mfite umuryango nta n'ikibazo mfite no kumpumuriza gusa bituma ngira umutuzo murakoze cyane kwa tuvuge ngo abantu babishoboye bumva hari igitekerezo cyangwa se inama bajya n'uyu muvandimwe Emmanuel ku mibereho y'ahazaza ndetse nabo mva aricyo bafasha umwana mukobwa kumva akeneye kwiga ni nabyo byifuzo bye ahanini cyane kuko ni nawo munani w'ejo hazaza n'ibindi byose bishobora kuziraho ariko ikintu cya mbere akeneye kwiga kugira ngo ejo hazabe heza cyane mbere yuko dusoza yenda shaguha umwanya kugira ngo yenda wisanzure ubwira abantu badukurikiye ari ku mutima cyangwa se n'ibindi byifuzo runaka yego ubona umwanya wisanze wo kugira byinshi cyane usobanura murakoze pasi reka mbanze ngushimire mbere yuko dusoza nk'uko bivuze ahangaha njye nahagize nko mu rugo kandi ni ukuri Impanuro TV
ukora ibikorwa bidasanzwe. Njye nta nubwo nzi n'imbaraga ufite uko imeze, ariko ku ruhande rumwe n'imbaraga y'Imana kumpa umwanya nk'uyu byibura nkanaruhuka. Ubundi iyo umuntu yananiwe mu mutwe cyangwa yagize n'ihungabana, hari aho ugenda bakakwakira ukishyura amafaranga runaka, nimba ari umuntu wawe ukamujyana, wenda urugero nko kwa muganga, nahoze mbivuga kare, abantu bafite ihungabana barahumurizwa kandi bakaganirizwa n'inzobere zabyize zizi n'uburyo zibigenza. Ariko kuba ndi hano abantu bakampumuriza, ndabishimira Imana kumpa uyu mwanya, kuba warakiriye umwari byibura nawe hari ukuntu mu mutima we yumva yarabohotse, kandi akumva avuga ati mfite umuryango numva noneho naha ijwi ryanjye, naha message y'ubuzima bwanjye. Buri muntu wese agira amateka, tujya twumva n'abagira amateka mabi, bakagira n'ameza, byose biba bitandukanye. Ndagushimira rero, ariko nshimira abakunzi b'Impanuro TV, gusa ntabwo nabura kubasaba, kandi mu by'ukuri gusaba ntabwo ari ugutegeka, ni ukwinginga. Icyo umuntu burya afite nicyo afashisha undi, kandi gusaba ntabwo nsaba ibya mirenge, ahubwo nsaba ikintu nyine cyafasha umuntu. Hari ahantu yakubwiye ukuntu nazanye keke, ntabwo zari zirenze 2, nayo mfite n'akandi kaji wenda abijyanisha, ariko buriya kari gato ariko kari kugira umumaro. Gusa ntabwo ako kanya nyine ahise akabona, kuko byari mu mpamvu z'ubwirinzi bwa coronavirus. Ntabwo abayobozi bacu nabarenganya. Mu by'ukuri rero ikintu numva nasaba abakunzi b'Impanuro TV, icyambere ni ukumfasha bakangirira neza. Hari ushobora kuvuga ati giye mu by'Imana yampaye, nanakubonera kamera yo kujya ukoresha mu kazi, yego. Hari ushobora kuvuga ati ngwino nguha akazi dukorane, ubashe gutunga abo bana bawe, ubashe gutunga umuryango wawe, n'umudamu ashyira umutima mu nda, hatuze yumve ko unakora, hari icyo winjije, nawe binamushimisha. Ikindi numva nabasaba ni amasengesho, ndetse ndumva ari nacyo kinakomeye cyane, amasengesho, kuko burya amasengesho atuma ibintu byose bishoboka. Umuntu akabasha guhumurizwa, umuntu akabasha mbese kumva inyuma ye hari indi mbaraga itari y'umuntu. Mu by'ukuri rero ndumva ari ibyo ngibyo, nabasaba ibyo bibiri. Gusaba biragora, paso mbabarire, burya gusaba biragora, kandi iyo usabye noneho ufite n'amaboko birababaza. Bakoze kuri niho iki kintu wasaba abantu. Ikintu nasaba abantu cyane nk'abana nkanjye, abakobwa bameze nkanjye, bajye bihanganira ubuzima bwabo, ndetse n'abana bafite ababyeyi babo bajye babubaha cyane. Nkanjye nifuza ko nifuzaga kera ko ababyeyi banjye twaba turi kumwe, tukajya dusangira byaba bibi byaba byiza. Gusa kuba ntaragize ayo mahirwe, ariko abayafite bagomba rwose kujya bubaha ababyeyi babo. Gusa shimira nyine n'abakurikiye ikiganiro cyacu ku Mpanuro TV, ndabashimira cyane kuba badukurikiye. Murakoze cyane. Gira gutuye nimero ya telefone papa, kugira ngo barangiye babazwa n'ukuntu umwana wanjye avuga. Sinzi nimba ibintu bizanamushira mu byo kuvuga, afite ubwoba, wumva afite igihunga gikomeye. Birambabaza, birambabaza pe. Gusa aho muri Imana izakugirira neza, kandi turi kumwe. Mu gihe Imana ikintije ubuzima uzabaho. Nimero yanjye ni 0788 82 52 32 49. Yego, urakoze cyane rero. N'abadukurikiye muri iki kiganiro turabashimiye, by'umwihariko tunashimire abagiye kubana n'uyu muryango mu bigiye kuza imbere, n'abawutekerejeho, n'abawusengera, n'abawusabira, n'ababajwe ndetse batewe ishavu n'agahinda k'uyu mwana, by'umwihariko na papa we. Imana ikomeze kugenda babubaka ibagirira neza cyane. Turabakunda, nakagaruka
mukomeze kudukurikira mu bindi biganiro byacu bikurikira ibi ngibi. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.